cha Samueli ya mbere 16, Samueli wa kwanza ya 15, Samueli ya mbere 16, Samueli wa kwanza 15, duhereye ku murongo wa 14. kianzia shairi ya 14. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Icyo gihe umwuka w'Uwiteka yari yavuye kuri Sawuli, kandi umwuka mubi uvuye ku Uwiteka yajaga amuhagarika umutima. Maze abagaragu ba Sawuli baramubwira bati, databuja, dore umwuka mubi uva ku Mana niwe uguhagarika umutima. Databuja, tegeka abagaragu bawe bakuri imbere, bagushakire umucuranzi w'umuhanga. Maze umwuka mubi uva ku Mana naguhangaho aja gucurangira ukire. Turasubira haruguru ku murongo wa 15. Maze abagaragu ba Sawuli baramubwira bati, dore umwuka mubi uva ku Mana niwe uguhagarika umutima. Databuja, tegeka abagaragu bawe bakuri imbere, bagushakire umucuranzi w'umuhanga. Maze umwuka mubi uva ku Mana naguhangaho aje agucurangira ukire. Nuko Sawuli abwira abagaragu be ati, nimunshakire umuntu uzi gucuranga neza, maze uzi gucuranga neza mumunzanire. Umuhungu umwe aramusubiza ati, nabonye umuhungu wa Yesayi w'i Betelehemu, ni umucuranzi w'umuhanga, ni umugabo w'imbaraga, ni intwari kandi ni umurwanyi, aritonda mu byo avuga, ni umuntu w'igikundiro, kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Nicyo cyatumye Sawuli atuma intumwa kuri Yesayi, aramubwira ati, nyoherereza umuhungu wawe Dawidi, kuko antonnyeho, maze uragire intama. Nyoherereza umuhungu wawe Dawidi, uragira intama. Maze Yesayi azana indogobe ayihekesha amarobe y'imitsima n'imvumba ya vino n'umwagazi w'ihene, abyoherereza Sawuli bijanye n'umuhungu we Dawudi. Dawudi asohoye kwa Sawuli amuhagarara imbere. Sawuli aramukunda cyane, amugira umutwaza intwaro. Maze Sawuli atuma kuri Yesayi ati, ngusabye Dawudi ngo aje ankorera, kuko antonnyeho. Hanyuma iyo umwuka mubi yavaga ku Uwiteka agahanga kuri Sawuli, Dawudi yendaga inanga ye agacuranga, maze Sawuli akoroherwa, umwuka mubi ukamuvaho. Amen. Mzee Karekezi arasengera amagambo, asengere n'imitima yacu. Data twese uri mu ijuru, gitare cyacu kandi Mana yacu, Uwiteka Mana nzima, Uwiteka Mana ihoraho, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko waturinze twese, ukaba twemereye kugira mu ijuru yitiriwe izina ryawe, ubishimirwe. Uri wo gukiranuka kandi Imana ishobora byose, uri Imana ireba hose icyarimwe, ni wowe nyenyeri yo mu ruturutiro, umwami w'ubugingo buhoraho, ni wowe mfura mu bazutse, wavuze ngo uzizere izina ryawe, akizera amagambo yawe, isoko y'ubugingo izakurikiza mu ngano. Ndagusaba ngo utube hafi nawe, uturengere mubyeyi mwiza, udufashe mubyeyi mwiza. Amen. Ntawagaze imbere yawe gasubize ibitwawe, ahubwo abakugeze imbere bose bakoreye umugisha. Yemera tukuboneho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twaje tugukeneye utuyereke, twaje tugushaka tukubone mwami. Umukozi wawe ahagaze imbere yawe, nyagasani ntacyo afite cyo kuvuga, nyagasani umwuka wera muyobozi
aze amuyobora navuga avuge ku bwawe ntavuge ku bw'umwami natwe bumva ujye gusitirwa umwuka w'umwami ujye kumva umwuka nyagasani amen ukomeze kudufata no kuturengera imyuka mibi yose turayihagaritse mu izina rya Yesu dusabye ubuyobozi bw'umwuka wera ngaza ayobora iteraniro byose uko tubisabye mu izina ry'umwami Yesu bashobora kwicara dushimiye Uwiteka ugira kabiri Mungu mara ya pili kubona itugejeje kuri aya masaha y'amanywa ifika saa hizi kwa mchana turi bazima izina ryawe nirahabwe icyubahiro jina lake lipewe ejo sifa. twari turi kumwe n'abari hano Jana tulikuwa na wale waliokuwa hapa twari turi kuganira ijambo ry'Imana kwa tukiongea neno la Mungu rigira rite nasema eti garuka kuri Bibiliya. rudi kwenye Biblia. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Biblia ni neno la Mungu. Frere Frank ari kuvuga ati Ndugu Frank nicyo anasema gitabo eti, cyonyine kimwe Imana itabesheramo Mungu hawezi danganya. kandi nicyo gitabo cyonyine gisomwa n'abantu benshi Nasoma na watu wengi. kandi cyasobanuwe mu rurimi Pia mu ndimi zitandukanye lugha kugira ngo buri tofauti. muntu wese Kila mtu asobanukirwe no kumenya Imana iyo ari yo. Mungu ni Ariko hari abayiyobewe, lakini kuna wengi ariko walisahau abamenye Imana waliojua Mungu. abayisobanukiwe bakayemera. Bibiliya iduhamiriza neza yuko yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ngabo ntabwo babyawe n'umugabo n'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Abo babyawe n'imbuto itabora. Abo ni bande? Ni abakomotse mu rubavu rwa Emmanuel, ni abakomotse mu maraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ayo maraso atagira inenge, ayo maraso niyo yeza itorero, ayo maraso nimwo twakomotse, Kule tulitoka kubera yuko yarapfuye kandi arazuka. anafufuka Azukira kugira ngo nje nawe tuzazukire natwe ubugingo buhoraho. uzima wa milele. Imana yacu yakoze ibyo ntihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, kubera yemeye kwambara umubiri ku bwacu kugira ngo ituronke. Iyiza ari Imana, Kwa Mungu iyiza ari Imana kuja kama ni Mungu twari kugira ubwoba. alikuwa na hofu. Iyiza ari Imana, Alikuwa ni Mungu. Abisirayeli Wana Israeli igihe yahagurutse ku musozi yiseganyije gatoya, imirabyo irarabya, inkuba zirakubita, maze imishitsi ikomeye, tetemeko ikawa nyingi, ibitare biraritagurika. mwamba ikapasuka. Babwira Mose bati Akamwambia Musa, ujye uvugana n'Imana, ibyo izaje gutuma uza utubwire, baada kutumana kwenu atuambie. ibyo tubonye birahagije. Imana yacu ni umukozi w'umuhanga, ntihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Icyo twasanze kugaruka kuri Bibiliya Jana tulikutana ni ukureba abatubanjirije uko batangiye, ni ukureba abatubanjirije ibyo bakoze. Nuzatwara imodoka yawe, chukua gari yako, nutwara imodoka yawe chukua gari yako. ugata inzira y'abandi bari kunyuramo, ndakubwira ukuri, nugaruka amahoro uzamenye ko Imana atari Imana. Ntabwo uzamenya bari gutwara ko atari abantu. Umuntu utwara imodoka wese niyo bari guca mu muhanda urimo amatara, barabara ambayo inakuwa matala, bisabye ngo nawe ariho ukurikira. Niba baciye mu barabara rinini bita highway, nawe nimwe uraca, kuko nawe uri umugenzi utwaye imodoka. Ariko nuta inzira gatoya urareba ibirakubaho. utaona maajabu itakuwa kwako. Ni ukureba abatubanjirije Kuona wale kandi tukirinda gushingura imbago z'abasogokuruza, mpaka ahubwo tugahagarara kuri izo mbago, tugahagarara twemye, tukamenya ngo aho basogokuruza bari bahereye aha, aho bari bagarukiye aha, intangiriro yabo ni iyi. Mawazo yao ni hapa. Sinzi niba muri kumva aya magambo. Katika maneno haya Twavuze tuti tulisema eti nubona udashoboye kureka ibyaha, ukiona hauwezi kuacha we dhambi, kuzabwira abandi kubireka, waambie wengine kuacha. uzamanga ku giti Wewe cyawe peke ukizwe. yako aanze kuokolewa. Niba udashoboye kureka inzoga, Kama huwezi kuacha pombe, abayinywa be kugusitaza kandi nawe warabinaniwe, bisabye ngo inzoga umanze uyireke. Numara kuyireka ubwira abari kuyinywa ko ari mbi, ariko mu gihe cy'uzaba ukiyinywa
ntabwo uzabona imbaraga zo kubwira abantu b'inzoga ngo muyireke. Igihe uzaba uri umusambanyi ntabwo uzabwira abasambanyi ngo mumureke weho warananiwe kubireka. Igihe uzaba uri umwanzi wa bene data ntabwo uzabwira umuntu ngo reka ubwanzi weho byarakunaniye. Bisabye ngo ibyo uvuga n'ibyo ukora byose ntabitekereze. Ikindi gihe twarabivuze nta mwana w'Imana ukwiriye kwivanga n'ibyaha, ahubwo umwana w'Imana yitwa umwana w'Imana nyine, kuko Imana yacu irakiranuka. Kandi yaravuze ati mubabera kuko nanjye ndi uwera, namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Ingeso zawe zose ugaragare ko uri uwera imbere y'Uwiteka, kugira ngo abazakureba bazane ku Uwiteka bari kuvuga ngo uko biri kugaragara mushiki wacu Sara muri we harimo agakiza. Bituma buzabwira ko dufite Imana bayikubonamo. Uzaba wifashe nabi, umeze nk'ikirara, umeze nk'umukozi wa Satani, ugira umuntu ngo dufite Imana azabyumva. Ntibishoboka. Uravuga uti none muzajya murakurikirana n'ibyo umuntu akora. Bisabye ngo n'ibyo ukora tubikurikirane, kuko nitubishyira kuri parole tugasanga bidasa, aho kugira ngo usigare turakubwira ukuri n'ukwanga uzasigara. Frère Frank ari kuvuga ngo ndugu Frank anasema eti mwene data niyanga ijambo nawe umwake. Ndugu akikataa neno na umwache. N'Imana y'ubwayo na Mungu peke yake. Nimwanga ijambo ryanjye nanjye nzabareka. Langu na mtamwacha. None urava ukajya. Sasa unatoka wapi naenda wapi? Tusomye amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cya Samueli. Tunasoma neno la Mungu patikana katika kitabu cha Samueli. Dusomye inkuru ya Dawudi. Tunasoma habari ya Dawudi hamwe na Sauli. Igihe Sauli yararwaye ibicuri. Wakati Sauli alikuwa anagonjwa kifafa. Umugabo witwa Dawudi, mume aitwaye Dawudi, woroheje kuko Bibiliya yatubwiye kama vile Biblia inasema, witonda ariko kandi ufite imbaraga, anakuwa na nguvu y'umwuka w'Uwiteka. Nguvu za Bwana Mungu. Yageze kuri Sauli. Sauli aguwe nabi. Sauli alikuwa anazulumiwa vibaya. Akora mu nanga. Akaanza kupiga nzeze. Akora mu nanga. Ahamagara ikirere cy'ijuru. Maze aho Sauli yarajya umusoro uri kubemba, maze umwuka w'Imana uramanuka yongera agira imbaraga. Byari bitewe n'iki? Nuko Dawudi yari yuzuye umwuka w'Imana. Bisabye bene data bashiki banje mwuzure umwuka w'Imana kugira ngo murusheho kubona imbaraga zo kwirukana abadayimoni. Nuba udafite umwuka w'Imana muri wowe, Satani azagusuzugura, ariko nuba ufite umwuka w'Imana uzashobora kwirukana abadayimoni. Mbifurije guhabwa umwuka w'Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turaganira ijambo rigira riti umumaro w'umwuka wera ku bizera. Umumaro w'umwuka wera ku bana b'Imana. Mbese umumaro w'umwuka wera ku bana b'Imana ni uwuhe? Genzura, chunguza, urebe umwuka ukuyobora. Ona roho anayekuongoza. Niba hari umumaro wagira kuri mwene se, niba hari umumaro wagira kuri mushiki wawe, niba hari umumaro wagira ku bakozi bawe, niba hari umumaro wagira imbere y'Uwiteka Imana ishobora byose, nusanga umwuka wawe uri gukominika n'ikirere cy'ijuru, uvuga uti Imana iri kumwe nacu. Uvuga uti ibyo nzasaba byose nibuze ukuboko k'Uwiteka azabikora. Genzura ikirere cyawe mu masegonda nk'abiri, urebe umwuka wawe niba uri kominike n'ijuru, urebe umwuka wawe niba uri gukominika n'ikirere cy'Imana. Inamaanisha na Mungu wala anga. Hasize segonda rimwe. Unakwisha segonda moja. Ndumva buri muntu yamaze gukurura ikirere cye. Ninaona kila akareba uko ahagaze mu buryo bw'umwuka. Anga yake vile anasimama. Turi kuganira ijambo rigira riti neno la kusema eti umumaro w'umwuka wera ku bizera. Ibyo turi kuganira garuka kuri Bibiliya. None kuri Bibiliya turahagarutse kugira ngo turebe umumaro w'umwuka wera ku bizera. Hari abizera nyakuri bafite umwuka w'Imana ugendana nabo, ubayobora, ubakoresha, ubabwira ibyo gukora, unabatinyisha gukora ibyaha. Ese mwene data
yangu. Msimamo wako ni gani? Gihagararo Ewe cyawe mushiki ni wanje, iki? uhagaze ute? Urasimama je? Genzura imibereho yawe. Urebe umumaro w'umwuka wera muri wowe. Ni uwuhe? Ni uwo guhesha bene data umugisha? Ese ni uwo gukunda bene data? Cyangwa ni uw'urwangano? Wala ni ya chuki. Cyangwa ni umujinya ufite? Cyangwa ni ishari? Niba ubifite bikuremo umumaro w'umwuka wera. Ntabwo watura ahantu handuye. Umwuka wera utura ahantu hasa neza hejejwe. Wenye kutakaswa. Kugira ngo uzarusheho kubona Imana, nuko waba ufite umwuka w'Imana ari we ukuyobora. Kandi umwuka wera ni umuyobozi. Umwuka wera akuyobora mu kuri rwose. Ntabwo yakuyobora mu kinyoma. Ntabwo yakuyobora uje kugirira nabi mwene se. Ntabwo yakuyobora uje kugirira nabi mushiki wawe. Ahubwo umwuka w'Imana akuyobora ashoreranye n'Imana kugira ngo hatagira n'ikigukoraho. Mwumve neza aya magambo. Gedeon dusomere. Ndugu Gedeon nitakusomea Yesaya 61 umurongo wa mbere ugeze ku murongo wa kabiri. Hariho A na B ariko urasoma uwa mbere nawe urangiza. nayo utaimaliza ndugu yangu. Frere Jene nawe dusomere Luka. Dusomea kitabu cha Luka Ibice 4 umurongo wa 18 araza kugarukira kwa 19. atakomeshea kwa 19. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Atande ngo umwuka w'Uwiteka Ni roho wa Bwana Mungu ari kuri nje. ako juu yangu. Uwo ni umwami Yesu. Ni Bwana Yesu Kristo. Ariko wabihanuye n'umuhanuzi Yesaya. Ni nabii Isaya. Aravuga ati Akasema eti umwuka w'Imana ari kuri iko nje. juu yangu. Umwuka w'Imana ari kuri wowe. Roho wa Mungu iko juu yako. Nawe ari kuri wowe. Icyo uzasaba cyose mu izina rya Yesu Kristo, ufite umwuka w'Imana uzagihabwa. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri nje, Iko juu yangu. kuko Uwiteka yansize amavuta. Dawudi nawe aravuga ati Uwiteka yansize amavuta kugira ngo ndirimbe. Kugira ngo uririmbe ni uko ufite amavuta. Kugira ngo ubwirize ni uko ufite amavuta. Kugira ngo ukorere Imana ni uko ufite amavuta. Amavuta n'umwuka wera n'abahiro b'ishaka. Kugira ngo ukore icyo ukorera Imana cyose Zuri kitu tutatumikia ni Mungu. uko ufite amavuta. Na Dawudi ntabwo ari we, ahubwo ni amavuta asutswe kuri Dawudi. Abakozi ntabwo ari bo, ahubwo ni amavuta asutswe kuri bo. Abaririmbyi ntabwo ari bo, ahubwo ni amavuta. Buri muntu wese kugira ngo akorere Imana bisabye ngo abe afite amavuta. Awe na mafuta. Komeza mwene data. Endelea ndugu yangu. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima. Uwo mwuka w'Uwiteka aragutuma ukareba abantu bavunitse, ukareba abantu bafite ingorane mu buryo bw'umwuka, aho kugira ngo bavunaguze, ahubwo ukabunga ukabavura. Uzatinya mwene data ryari? Igihe uzaba warwaye yagera iwawe, aho kugira ngo agusabire. Uzatinya mushiki wawe ryari? Igihe uzaba ufite ingorane, igihe azagera iwawe, aho kugira ngo akubwire ati humura, dufite Imana nzima, dufite Imana ikiza, kandi iyo Mana iratabara. Uzamutinya kubwiye ngo iki? Azakubwira ngo burya buno mugomba guri kukurya. Igihe sogokuru yari arwaye, burya nibwo bwamwishe. Bisabye ngo umwuka w'Imana tuyobore. Bibi roho wa Mungu tuongoze. Ngo yantumye Ainitumana Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima. yantumye kuvura abafite imvune mu mutima. Na Bibiliya yanjye nikiri kuvuga katika ndani ya moyo. umuntu wese ufite Kila umubabaro mtu anakuwa na mu buryo bw'umwuka. Byari bisabye ngo mwene data, mushiki wacu, umuhumurize, umubwire uti turi hafi kwamuka, ibibazo
umumaro w'umwuka w'Imana kuri bene data faida ya Roho Mtakatifu juu ya ni uguhumurizanya, nta byacitse, haikukatika humura, kuwa nguvu, farijika. na maono. Naho umubwire inkuru y'incamugongo, Lakini ukimpa habari mbaya ureba nabi ntuvuza mu ukiona mbano na hata anakufa. kandi yari afite igihe cyo kuba. Alikuwa na wakati wa kudumu. Komeza. Endelea ndugu. no kumenyesha imbohe ko zibohowe. Hari abantu baboshwe Kuna watu walifungwa batabizi, hawajui. ugasanga umuntu ari Naona kugenda mtu anatembea ukibwira ngo ni naona muzima, haiko hai. naho satani yaramumoshe n'ibinyururu bikomeye. Minyororo kali. Uzabona n'abagabo Utaona na wanaume afite na famiye, afite anakuwa akikuwa na jamaa. ugasanga ku mutwe we huzuyeho ibintu byo utashobora kubara. Unaona kukichwa chake kuna jaa vitu hawezi Wagize kuhesabu. ngo hari ugufungwa ku mutwe, Nafikiri kuna kufunga kupita hivi. hariho n'abo usanga bambaye imirongo, Kuna wengi unaona wanakuwa ariko kugira ngo biriya bintu abikire usudi apate kupona hiyo usabye vitu. ngo ube ufite umwuka w'Imana Bila wana Roho Mtakatifu kuyobora, anayekuongoza kugira ngo nawe ugire uko witwara kuri upate kushika mbele yake. komeza. Endelea. kandi yantumye no kumenyesha abantu umwuka w'imbabazi z'Uwiteka. Soma neza. Soma vizuri. kandi yantumye no kumenyesha abantu umwuka w'imbabazi z'Uwiteka. Umwaka Mwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. yantumye no gushyiraho itegeko ab'Isiyoni barira. garukira. rudi hapo. Kandi yantumye Alinitumana no kumenyesha abantu kujulisha watu umwaka w'imbabazi wa z'Uwiteka. Mungu. Iyo umwuka w'Uwiteka ari kuri wowe, bisabye kubwira abantu ko hari igihe cyo guhabwa agakiza, kuko hari igihe agakiza kagiye kurangira, ntabwo kazarangira kuri twe, twe twaba twarakabonye, ahubwo ikidusaba ni ukugira ngo tukabwiriza abandi nabo bakakire, kuko agakiza kagiye kuva iwacu gasubiriye ku bakabanjirije. Tangulia. Sinzi niba muri kubyumva. Ndio kama mnasikia maneno haya. Agakiza kagiye kuva ku banyamahanga Karibu kutoka kagiye gusubira ku Isirayeli, na kurudia kwenye nibo banyirako bakabanjirije. Kataragenda rero kabla haijaenda kubw'umwuka w'Imana ukuyoboye uri kuri wowe. juu yako. Kandi yantumye kumenyesha abantu iby'umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo. Kila kizazi Utagira ngo niko bizahora. usifikiri kwamba Bisabye mushakashake ibyo Umwami ashima bikirwa uno munsi. ingali leo. Bisabye mushake mu maso y'Imana Kwa Bwana uyu munsi. Ejo ntabwo ari ahawe, ejo ntabwo ari ahacu. Hari umunsi Imana igiye guhora inzigo. Itarabikora rero, umwuka w'Uwiteka abe kuri wowe, akwigishe, akuyore, anakubwire n'ibigiye kubaho. kuonyesha baba inakaribia kuja. Umwuka wera ndi kumva ari umwarimu. Roho wa Mungu ni Ni mwalimu. umwarimu wo kutwigisha kandi akatubwira n'amabanga y'ibigiye kubaho. Siri ambazo zitakuwa. Mwemeye kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana umanuke kubera mu izina rya Yesu Kristo. Wahabonye umusaza. Ulipapata mzee. Luka ibice biri mu wa 18. Luka ile shairi ya 18. umwuka w'Uwiteka ari muri njye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka. Umwuka Roho wa w'Uwiteka Mungu ntabwo agutuma kuboha imbohe, ndio kutuba kufunga. ahubwo agutuma kugira ngo ubohore imbohe. Kufungua waliofungwa. Nusanga baboshwe, Kikutana uzababwira uti mwaraboshwe. nyinyi Uyobora umwuka w'Imana mlifungwa na Roho ntabwo bufite, bila oga. kandi nawe uzi yuko ibyo uri kumubwira nawe muri wowe biri kukuyobora. yako inakuongoza. Umwuka w'Uwiteka akwiriye kuba mubera, akaba kuri bo, akabayobora, bakabwira
barababwira bati iki ni igihe cy'agakiza, iki ni igihe cy'imbabazi z'Imana, iki ni igihe cyo gukira ubuhumyi ukareba ibihishwe. Hari abantu ubugira ngo bari kureba kandi barahumye. Ushobora kugira ngo umuntu ari kumva yarapfuye amatwi, ushobora kugira ngo umuntu ari kugenda muri we ari ikirema. Komeza. Endelea. n'impumyi ko zihumuka no kubohora ibisenzenyeri no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Amen. Amen. Ukagenda ukabwira abantu uti umwaka w'imbabazi z'Uwiteka ntabwo ari ejo. Umwaka w'imbabazi z'Uwiteka ntabwo ari mu mwaka wa 2026. Umwaka w'imbabazi z'Uwiteka ntabwo ari nimugoroba. Umwaka w'imbabazi z'Uwiteka ni kuri aya manywa. Ababikeneye Imana ibahe n'izina rya Yesu Kristo. Turi kuganira tuti umumaro w'umwuka wera kubizera. Umumaro w'umwuka wera kubizera ni ukumenyesha abantu igihe cy'imbabazi z'Uwiteka, ni ukumenyesha abantu ko bakwiriye kubohorwa. Sinzi niba muri kubyumva. Kubwira umuntu ngo waraboswe ntabwo ari icyaha, ariko manza utegereze, witegereze ukurure ibyawe, urebe ko nawe babaho, urebe ko nawe ufite umwuka wera. Nusanga ufite umwuka wera uzabone kumubwira. Utazajya kumugeraho Usiende fika kwake agatangira nawe kugukoresha. naanza kuhubiri na wewe. Wabatijwe Sasa ejo bundi ulibatizwa mu jana mwaka wa 2012. Wowe wabatijwe ejo bundi mu mwaka w'1956. Weho uri kuvuga ibirenze Unaanza kusema mambo inayovuka watu. kandi ibyo byari kukubwira Ila nayokwambia biwe nta n'ibyazi. bimoja havijui. Agatangira kukubwira Naanza kukwambia, wari uzi umugabo witwa Semateka, unajua mwanaume aitwaye Semateka? kandi ari kubikubwira afashe Bana icupa kwambia ry'inzoga anashika chupa la pombe. yasinze. Alilewa. None kumenya Semateka Unajua birakumarira, Semateka inakumaanisha. kumenya Branham birakumarira, kumenya Ngendahayo birakumarira, kumenya Frank birakumarira, kumenya na Berekimasi birakumarira. faida gani? None wungutse iki? Sasa unafaidika nini? Bisabye ngo Inakubidi niba hari icyo wamenye, kama kuna kitu ulijua, bisabye ngo kikugirire umumaro. inabidi wewe na Niba hari icyo wumvishe, bisabye ngo gihindure imibereho yawe. Ariko niba utarahinduka kuri aya masandi kukubwira ngo yoborwa n'umwuka w'Uwiteka, umwuka w'Uwiteka kubera umuyobozi, umwuka w'Uwiteka kubera umwarimu, umwuka w'Uwiteka akuyobora mu kuri kose, kugira ngo ibyo ukora n'ibyo uvuga umwami Imana abigushimire. Nuzakureba azavuga ati uyu muntu afite umwuka w'Imana. Ibyo mbifurije abakozi b'Imana, byifurije bene data, byifurije bashiki bacu kuyoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera atubera Roho umuyobozi. Mtakatifu awe kiongozi. Umumaro w'umwuka wera Faida ya Roho ni Mtakatifu umuyobozi. Umwuka wera ni umuyobozi wo kutuyobora mu kuri kose. Umumaro w'umwuka wera ni umwarimu wo kutwigisha ibyo gukora. Umumaro w'umwuka wera ni uwo kutumenyesha aho igihe kigeze, kugira ngo twe kwirara dutandukane n'isi, dukorere Imana izaduhemba, kuko igihe cyacu kirarangiye. Ejo bundi Frank atarasezera yaravugize ati mu rwandiko ruzunguruka, aravuga ati tugeze ku iherezo ry'ubucunguzi ku banyamahanga bose. Aho duhagaze dutegereje gusa kuzamurwa, kuko igihe cy'ubucunguzi bw'umwami wacu Yesu Kristo ku banyamahanga kigeze ku iherezo. Kitaragera ku iherezo mwana data, kitaragera ku iherezo mushiki wacu, yoborwa n'umwuka w'Imana. Mbese urabyemeye? Umwuka w'Imana kuyobore, umwuka w'Imana nyobore, kugira ngo igihe cyo kuzamurwa nikigera tuzasanganira umwami wacu mu kirere kandi tunezerewe, kuko yaravuze ati nzishira umugeni adafite ikizinga cyangwa umuhanyari. Abateranye kuri aya masaha, abateranye kuri uyu munsi, bifurije kuyoborwa n'umwuka w'Imana, bifurije kuyoborwa n'umwuka wera, kugira ngo babere umwarimu. Umwuka wera
abigishe mu kuri kose kwa kweli yote. kandi burya umwuka wera yirukana abadayimoni. Ufite umwuka wera muri wowe uzasengera umurwayi n'abademo bazahunga, kuko umwuka w'Imana azaba ari muri wowe, uzaba wuzuye imbaraga. Umumaro w'umwuka wera ni ukwirukana abadayimoni. Reba Dawudi ageze kwa Sawuli, Sawuli yakubiswe n'igicuri, Dawudi afata inanga aracuranga ati Uwiteka niwe mwungeri wanje kandi ntabwo nzakena, naho nasabira abarwayi bazakira, uwo niringiye ntabwo azampoza isoni. Umwami utabara, Uwiteka ni umwungeri w'abizera, ahabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Dawudi aravuga ati naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, yanesheje intare narayibonye, yanesheje idubu narayibonye, yarwaniriye niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Nawe umere nka Dawudi uvuga uti Uwiteka ni umwungeri, Uwiteka ni umushumba wanjye, Uwiteka araragira ariko Uwiteka ntabwo azimiza. Wowe ushobora kuragira ukazimiza, ariko Uwiteka ni umushumba mwiza kandi akuragira ahantu hari ubwatsi bwiza. Dawudi aravuga ngo ni ubwatsi bubisi, ngo kandi akanjyana iruhande rw'amazi adasuma, akansubiza intege mu bugingo. Igisubiza intege mu bugingo ni ikiza Sawuli. Sawuli akaba arahagurutse akoroherwa kubera indirimbo z'ikirere cyiza kirimo umwuka w'Imana zo Dawudi yaririmbaga. Nifurije bene data kuririmbira Imana muri mu kirere cy'umwuka. We kuririmba ari ukugira ngo shefu de parata avuga ngo nakererewe cyangwa ngo nicaye mu ntebe. Oya, ntabwo azaguhemba. Guhinga nta bihembo afite, Venuste nta bihembo afite, Nsanzubuhoro nta bihembo afite, na Janvier bicaranye ntabyo, ari na Didasi ntabyo. Korera Imana mu mwuka no mu kuri, uzi ko iyo Mana izaguhemba. Korera Imana mu mwuka no mu kuri, uzi ko uzahabwa ubugingo buhoraho. Tukuganira ijambo rigira riti umumaro w'umwuka wera kubizera. Nakubwiye ngo wigenzure, nilikwambia uzichunguze, urebe umwuka ukuyoboye, urebe niba ari umwuka w'ukuri, urebe niba ari umwuka w'Imana, niba ari uw'urwango. Uriya masaha ubwira Imana uti keneye gukunda bene data, keneye gukunda bashiki bacu, keneye gukunda ijambo ryawe, keneye kubaha ijambo ryawe. Ntabwo wasuzugura ijambo ry'Imana utubwire gukunda bene data, ntabwo wakwanga bene data utubwire gukunda ijambo ry'Imana, ntabwo wakwanga bashiki bacu utubwire gukunda ijambo ry'Imana. Gukunda parole ni uko wakunda mwene so, gukunda parole ni ukwirinda ibibi byagera kuri mwene so, gukunda parole ni ukwirinda ibibi byagera kuri mushiki wawe. Ndumva ibintu biri gusobanura. Umwuka ukuyoboye ni uwohe? Roho anayekuongoza ni gani? Umwuka w'Umwami Imana ari kuri nje. Roho wa Bwana Mungu yuko juu yangu, anapaka mafuta kumbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, habari njema, yantumye kuguha abafite imbune mu mutima ndani ya moyo, no kumenyesha watu imbohe ko zibohowe, wanaofungwa kama zinafunguliwa, no kugira kusudi no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, na gufungulia wafungwa ndani ya nyumba ya wafungwa. Umurongo wa 2, kandi yantumye no kumenyesha abantu iby'umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi wacu atalipia kisasi. Umwuka w'Uwiteka ni ukugira ngo agutume. Umumaro w'umwuka wera kuri wowe ni ukugutuma, ni ukugupushinga ngo genda. Uwiteka aravuga ati mbese ndatumane. Yesaya nawe aravuga ati ndi hano mwami ntuma. Nawe bisabye mu mwuka w'Imana kuzeho. Uwiteka amaze kuba gutuma aba ari we atuma. Murabyemeye?
Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Icyo gihe umwuka w'Uwiteka yari yavuye kuri Sawuli, ile wakati roho wa Mungu kandi umwuka mubi uvuye ku Mana yajyaga guhagarika umutima. Niwanga kuyoborwa n'umwuka w'Imana ukagendera mu byo wifuza, ukagendera mu rari ryawe, Imana izemera umwuka mubi kuzeho. Bene so nibakubona bahunge, bashiki bawe nibakubona bahunge inyamaswa, kubera yuko wanze umwuka w'Imana. sababu ichukia roho wa Mungu. Uyu ni Sawuli. Huyu ni Sauli. Yanze kuyoborwa n'umwuka w'Imana, Alikataa yanze gukorera Imana yigomeye. Umwuka mu Imana irawurekura uza kuri we. Chapa kaja juu yake. Daudi yamara kumusengera, Daudi akisamwombea, yamara gukubita akaririmbo, yamara kwivuga ibyivugo by'Uwiteka, Sawuli yahaguruka. Sauli akisimama, yabona aho Daudi ari, anaona kwenye Daudi ari gucuranga, ari mu kirere cy'umwuka, ameze neza, ari gukominika n'ijuru. Maze Sawuli agafata icumu, akamata mkuki, anatupia yeye, kubera kumugirira umujinya, sababu ya kuwa na wivu wake. Ariko abamarayika bo mu ijuru n'umwuka w'Imana, Daudi icumu akaba yaribonye. Kuki amemwona mbele ya Abantu basomye hari kuvuga ngo wakati Daudi aliona mukuki akaepa, chumu analikwepa, kubera yuko umwuka w'Uwiteka arimo. Ariko bwaca mu gitondo, abahungu bakaza bakabwira Daudi bati Sawuli yarwaye, ibisubizo bimubereye nabi. Kifafa Daudi nawe akaza akaririmba, isezerano wampaye nzariguma n'umwami, umunsi nageze iwawe nzabigushira. Maze Daudi yamara kuririmba akaririmbo ka meditasiyo, maze Sawuli agahaguruka akavuga ngo mwana wanje Daudi, koko kongo ni umwana we yari ari kumuhiga, ariko amwisa umwana we kubera yuko amaje kumusengera. Uzusengera mwene so, nubwo yakwanga umwombeye, nubwo yakwanga umwifuriza ibyiza, nubwo yakwanga umusabire umugisha, kugira ngo Imana izabiguhembere. Ijambo n'abaganirizaga niri ngo akamaro k'umwuka wera, umumaro w'umwuka wera kubizera, umumaro w'umwuka wera kubizera ni umwarimu, umumaro w'umwuka wera kumwizera ni ukutumenyesha igihe cy'agaciro.